ibintu byose byacu byose bihurira ku mabyi. Oye ni urugero nanjye ni umusaza nyine muri quartier wasinze urumva izuba ryavuye kwa kundi nko muri sama ubundi sama ni abana bo mu makire ariko impeshi ni abana bo mu makene. Ni umusaza rero urumva yaratashye ariko arimo gutayumva mu nkweto ye harimo icyondo avuga ati byagenze bite ko nta mvura yaguye agiye kwisaka sangane yaca mu pana arajya mu afunze umuntu wijyanye yaragiye arinya mu gihuru umwanda warawubura aje kuri ribu arababwira ngo mumbabarire ahantu naneye narebye ku muhanda mbona ariyo ya kamera nini mumbabarire mu ndebere umuntu wanjyana umwanda wanjye ribitiye nimwe mwangiza bizikijije sha baye ubu arafunze icyo cyane wagiranwa na myaka ingare Was popping Kigali, was popping in Rwanda, was popping Africa, was popping my people around the world. It is your boy Nesty, na none kuri Nesty TV. Man, front of the camera muri kuhabona iki? Them boys. Nkabagabo mwe bimeze bite? Wagwandem go. Everything couscous. Badiga was good. I want to challenge this last now. For the 10th pleasure. I just wanna hear something. You wanna go down? No. Go down. Get down. I got you. Let's go, kid. Umukaritaza ikunyiba. Meri bimeze bite se wana? Wowe ukagutera pompage nko myaka ingahe iri inyuma. Ugatera ibyo ukumva si wowe. Umva ngewe ikintu cyankuye kuri pompage. Ni indirimbo ya Bruce Melody avuga ngo ubundi inshinga ivi ku bushake. Uzi ubuntu kuna TV. Kwaje kwa plari muri. Ariko yenyegeza. Rero pompage nanjye. Zikora ndi muri. Aha mwatubazaga. Mavid and Pazo. Wagwan my brothers. Freshman wako. Umeze gute? Everything cool. Ase mwebwe nta nubwo mubona ko umuntu azanye micro na kamera ngo mubanze mutuze tu ibintu byose nta kanya ko guhumeka. Ikintu kibi kibaho no kubanza kutugaburira. Izina ry'Imana. Bitugaburiye byose yabirangiye. Meri mwivuga gute se? Umuntu utabaza uri kubareba muri bande. Nimba atatuzi subwa ziki. Mere nka kanyombya nta wundi musitari tuzi. Ibaze nk'umuntu kuza kuri iyi shene agacana data akajya kuri YouTube bakamuha link cyangwa se akajya kuri YouTube agatakubitana n'iyi video atatuzi. Cyaba ari ikintu kibabaje. Uwo muntu wamuhaye basi utakumenya n'ubujiji. Izina ry'Imana. Kereka nimba wenda bamuconnectinze ari nko kuri wifi y'abandi. Mama yanumye kumenyekana we ngo nagunzi. Nasoni. Bene abantu badukurikiye turi kumwe na Mavid and Pazo tubaguyeho bari kwishutingira filme baratwemera tuganire iminota 2-3 man. Ntaribi. Wowe ngewe nawe turya abavandimwe. Turya abavandimwe. Erega wowe wahiswemo kwambara imikara. Okay, kuba ndi inzobe uri igikara ni ibintu byumvikana. Kuryo wanyanaguriza. Oya nuko bikubereye. Pazo niye blague ya mbere watekereje bwa mbere ujya kuba mu comedy. Yakuje mukavuga ugahita useka. Ni ibintu bituba bisanzwe. Turabure. Kuri ujya muri toilette nyine urabizi z'abazungu zitari zino zawe witumamo ugaflashinga ibintu bikanga. Nta kuntu ushobora kuzana imyanda y'Imusanze ngo yitume Kigali. Ubwo rero ari igihe byanga kubiflashinga. Ugaflashinga bwa mbere bikanga. Kuseka byakubayeho. Ikajya kubera kuza kumanurira imbadi Kigali wowe flashing ubwa mbere mye ugategereza ko kakantu kakuzura amazi ukongera bikanga. Mavi, what was your first the first joke? Yeah. Ibintu byacu byose bihurira ku mabyi. Oye ni urugero. Nanjye ni umusaza nyine muri quartier wasinze urumva izuba ryavuye kwa kundi nko muri sama ubundi sama ni abana bo mu makire ariko impeshi ni abana bo mu makene. Ni umusaza rero urumva yaratashye ariko arimo gutayumva mu nkweto ye harimo icyondo avuga ati byagenze bite ko nta mvura yaguye agiye kwisaka sangane yaca mu pana arajya mu
man Mbese bari ryari ikintu kitsetsa bari buri munsi baba buri ku ibaze oya pazo buretse umuntu yambara bote cyangwa inkweto kugira adakandagira mu mabuye mbese pazo yo blague no bwa mbere yumvisha oya yarayiteye ariko nari impuze mbese buri munsi wari useka ibintu by'abari bishaje yewe Hano hari umukaritasi bita Vare dukorana ntago muvuga ko adahari n'ahari hano nuko atari imbere ya kamera yarambwiye ngo hari umugome wa mbere kwa kuntu ufata umujura buriya gukubita umujura ntago uba umukubise uteka igikoma ugashyika muri bote ukabwira akazambara Vare niyo muntu wa mbere wagiye mu bukwe bwa mbere ngajya kuvumba yarazi ko nyine igiye kuvumba of course haba hari agasembuye arangije aragenda abandi baba bari kunywa inzoga asanga ibisukika byose aravuga ati biriya nibyo batuze imani asuka ku mazi yo gukaraba arinywera yazajya anywaho akazajya avuga ati ibintu ko nsanzwe mbinywa mu rugo mu bukwe nta kintu kibaye ntago bashoye mani nishimiye kongera kubabona nyuma y'iminsi mikeya cyangwa myinshi Mavi ni gutyo uvuga mani ni gutya mvuga my guy abantu benshi bati Mavi dese ko ari umusinzi cyane none ijwi burya siko rimeze mani mwazinguriye binabahusu umuntu ari na soba ngo nkwe murakagwa muri wese nafoka ubuza aka kanya wawe tuvuga muri ryajwe ugahinduka mani nishyuwe akablage mademiri nkwereke je Mavi mbabarira umbwire bibiri ndabiguha inyuma ya kamera akablage kamwe muri ryajwe abantu bakumenyereho turebe koko ko ari ibintu ukora ako ubwo kuri Demiri nagutera blague uzi ko watesha agaciro Mavide brand ya Mavide nge unciye Demiri papa ahubwo ubwo bise cyane nkamaze kurya wabona yikaniri iraje bituma yikanira iyi nikanira usibye nibyo urumva kabikore nk'umunyamakuru sibyo ari niye blague nzunzo usibye kwikinisha ubwire kwikinisha hari bolo urumva kwa kundi urota nayo bukagukira urumva narose ndi kumwe no mubebe ndimo gutikura ngiye kurangiza nsanga nakoresheje urwembe nuko nasiramu ntago ndi umwisilamu ariko ndasiramu sushonazi yarakebwe muri make abantu bikinisha tunabagira inama nyamuneka bajya bacunga amavuta bakoresha ko usanga bamwe abenshi bakoresha amavuta yo kwitukuza ugasanga muri kazungu hasi rukara rwa bishingo hejuru abandi nuza amavuta yo kwitukuza kugeza ku zanori abandi bananiwe kureka izo ngeso bajya bacunga amavuta neza yawe mu rugo ko ari igihe agwa mu ducanga ugasanga ugeze mu gikorwa ugasanga uri karabuye ikindi kandi hari ikindi kwikinisha n'ikira bitera kwibagirwa no kugira umuneza kandi byiza bituma tishora mu ngeso mbi ntago wakandura sida ntago watera inda umwana w'abandi ntago bagufunga imyaka 25 gufata ku ngufu by'umwihariko nta muntu uvuga ngo urangiza vuba wikontorora ku masegonda urarenze iyi ndarenze amen kumva yo gatinzira men ni Mavi dan Pazo abantu batajya bakikana Gens Comedy Show barabazi buri munsi ndetse n'abantu baba filime menshi abagabo bamaze kugira izina navuga ngo ntabwo ryoroshye hano mu ruhando rwa filime cyangwa rw'imyidagaduro muri rusange hano mu Rwanda so men hagati utaradutakagiza uyu bamwemereye amafaranga wenda yamu ni diru utayaduha iyo kamera turabona mu buryo baduhamo make uzi hariya kuri 40 ni ugutera kara karenzi memero kadi umuntu yatwara ikiganiro cyacu kayitwerera Vare n'ubundi nawe ni inyatsi men reka tunyarutse tugare ku musozo kuko hano mwari muri mu kazi ndetse ndakeka kakinakomeje reka tureke gufata umwanya munini Mavi dan Pazo bamara igihe kingana iki ibibazo by'ubwenge by'ibibaza Pazo turi muri 2024 na kane grafre ni umwaka wa gatatu tugiye kurangiza umwaka nurangiye umwaka 2025 mu kwa gatatu zatwuje imyaka 3 wow mwahujwe na Braga ariko kazi kanyu uyu munsi twahuje no kubura ibyo dukora bro man biriseri turi gupfa ubusa Mavi umaze igihe kingana gute uziko ufite impano uyu munsi wa none uri umuntu adashobora kureba ngo yifate guse kuko byagenda bose umuhungu twahuye atazi icyari cyo sure
Okay, aha. Pazo niwe uzi wa muntu watumenye. uzi wa muntu uburi aho ngaho azi ko yaje for example yaje ku ishuri ariko ugasanga buri segonda ajya no kuninya hakuba kuva mu gitondo ugeze ubona yimyoza se arisobanukiye kame Imana ni nziza. haleluya Amena. tinya Imana yemi misure ikarya uduturi kabaho kuki ngiye ntabaho se urugero uzi impamvu bivuze imisuri hari imira ry'uduturi umuze gufata teki ya shayirarangije anyway ni imyaka 3 maze ibiganiro biri sere ntago njya mbikunda Ntago twe turi seri just no kumva igiye gusa. igihe maze nkina amafilime na comedy na gari kinini nkuko pazababwiye nisobanukiye maze kumenya na idea ya Mavidan Puzzle cyangwa Mavide ryajwi yavuye kuri Puzzle. Wow, felicitation kuri Pazo. Uyu munsi wa none ni filime zingahe uri gukinamo cyangwa muri guhuriramo mwembe? Njyewe ku bwanjye ejo bundi sinzi umuntu wabimbaje gukina muri projet zingahe ni 8. Hari ikintu wakoze kidasanzwe kisazi iri gutuma hano. Oya ni kwa kundi cya cyondo. Njye ni 7 nizo puzzle arimo no kwa party no kwa ni nk'icumi. Uyu munsi Mavid niye project uko byagenda kose utavamo. Uko byagenda kose ntavamo ni Mavidan Puzzle. Izindi zose muzi zose ushobora kubyuka mu gitondo nabyutse ku ruhande rubi rw'uburiri nk'abakatira. Abakunzi bawe ni bahita batamarira. Hari gahunda ufite yo kuva muri project gitana gatavuga ati mbivuye. Cyangwa kwa kundi umwikinera nko ku gitsintsino ukavuga ati hari undimo kundoga. Imwe yahengamiye. N'urugero. Ariko byose nakazi bire nta muntu wica akazi. Kandi umuntu gwakazi abakubashye n'ibintu. Uzi ibintu byo kunya ndivuga. Hari umujamije wundi bafunze umuntu. Umuntu bafunze umuntu wijyanye. Yaragiye ari mu gihuru umwanda warawubura. Aje kuri ribu arababwira ngo mumbabarire ahantu naneye narebye ku muhanda mbona ariho ya kamera nini mumbabarire mu ndebere umuntu wanjyana umwanda wa ribitiye nimwe mwangiza bizikijije sha baye ubu arafunze icyo cyane wagiranwa na myaka ingare babyita inyito y'icyaha no gutifumbira ako mara muri kuna comedy tuba turenze tu icyo kiboro kiba kinjemo mu mutwe wallahi none hano for real ibari wabyumva amabyi kuri kamera ye brage ni ya Mavi rero aka kanya muri gukora kuri project yanyu ya Mavidan Puzzle ni project uyu munsi mwizezi cy'abanyarwanda hari zimaze kujya hanze twabonye imwe yanakunzwe cyane harimo blague muvuga ku bintu by'urumogi Imana yari akaboro wavuzemo ngira ngo kamwe unsubiriremo undi wone ubwira abanyarwanda ngo widi kugira gute my brother nababwira none hari umukobwa dukorana kuri Power FM amaze kumenyera buriya hari isura ya David turatsinze niko nitwa muzima busanzwe na n'isura ya Mavide buriya Mavide abakanuye cyangwa hari reaction afite y'igikabyo simunye ukuntu ari impindutse ngiye kurivuga arimo kwibuka neza ari buriya n'ibintu dukora buriya abantu babikurikirana ntibagakurikire blague cyane harimo n'inyigisho uko bikoze Twatumo kubwira abantu ko mugari mbi suko urumugeri rwiza ariko mugori mbi cyane kurusha yego gake 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 n'urumugeri uzaci yego none arimo kubwira abantu gayaje mu bantu hago urumugeri n'uwarimo n'umubwira ngo mugo nimbi cyane mugo komeza mugo nimo kurorira ugashobora iryo jwi wabunyemeje mugo nimbi cyane mugo yanaguswera ukinyamo guys men ya Mavidan Puzzle abantu babakeneye uyu munsi mwabikoze neza man ko mutakikunda kwa tending agency comedy abantu babakunda ni iki mwababwira uyu munsi batabizi nago dukora nyine bihoraho tu ntago mukora bihoraho content kibazo nazo zirabura man ugomba gutuza gushakira abantu ibintu byiza nkuko warumbajije kuri projet ngo hagize projet navamo habe kibazo kimwe nkuko nagenzi twayivamo kandi tugakomeza tukaba brand kwacu tugakora rero dukora mu gihe twumva turi tayari kugira ngo nze nk'ikintu kidakwiye byatuma nkitegura neza nkaza nyuma kandi ikindi urwenya nagari ibiryo turimo gusangira ngo tumare urwenya rurahari nizi brag mumvaga tugize imbere ya kamera ni brag ziza buri gihe rero nyuma y'imyaka 10 brag zaba zihari ahubwo se Mavidan Puzzle bazaba hari icyo cyo kibazo twakabaye twibaza rero nimba tugifite amahirwe yo kuba turi brand naho ubwaho ukabona ko tutagikora bivuze ko turakenewe ni branding rero udukumbuye dutegereze ntago twenda gupfa nimva ngo Puzzle moto ya mugonza kabi ntaho kajya
yego murakoze cyane rero uyu munsi wa none abantu babakeneye bari bubabone mu buhe buryo ese ni umwe mufite ama account kuri chaîne zose dufite YouTube channel yitwa Mavid and Puzzle Yego. Clan. Mavid ugashyiraho kakantu ka kamenyetso yego Puzzle Clan. Clan umuryango mugari tu. Yeah. Ushobora kwandikamo Mavid na Puzzle katubona cyangwa se ukandikamo Clan wabibuze. yeah Ikindi nanone Instagram tugira account yitwa Mavid and Puzzle. yego Agira account ye yihariye yitwa Mavid the Therapist. Ngira account yanjye yitwa Puzzle Man. Yes. TikTok everywhere aho hantu hose izo account uzasanga. Yego. Mudukunde. uyu munsi nta rindi jambo ndi buvuge ni inama kimwagira umujene ushaka kuza muri comedy uzi ko ari ibintu byo kwishimisha gusa bidashobora gutunga umujene cyangwa undi muntu wabigiyemo Niba bikunze nazi. Niba bishoboye akaba nabikunze nazi. Aho nibyo gukina byo naga ari byo. Use nabyibushye gutya ari uko ukina byibushye mbere se yuko